Abantu benshi bazi ko kubaha, guca bugufi no kwiga kaminuza ariko kugira ubwenge. Ariko nditujya mu gitabo cya Bibiliya muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 turasanga handitse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ariko nanone ni ibintu bisanzwe kuba umuntu muzima yahagarara hari akavuga amazina ye, ahatuye, ibyo akunda n'ibyo yanga ndetse n'ibindi. Ubwenge ni iki? Intelligence quotient, IQ. Burya ngo ubwenge bwa nyabwo buturuka ku kwiga ubumenyi, gukoresha ubumenyi wize, gutekereza, kugira imitekerereze myiza, gufata ibyemezo byiza biboneye ndetse no gushyira mu gaciro. Iyi ni makuru kibana ngewe nitwa Uncle Bim. Uyu munsi tuje kurebera hamwe icyo twita IQ cyangwa se ubwenge budasanzwe. Kora subscribe ndetse wohereza n'abandi kugira ngo bunguke ubwenge ndetse n'ubumenyi. Akenshi dukunda kumva abantu bavuga ibintu bitubiha agaciro cyangwa natwe tukagendera mu kigare, ariko ntitwite gusobanukirwa ngo tumenye ibyo bashatse gusobanura. IQ, intelligence quotient. Wakwibaza ngo IQ ni iki? Iyo usomye neza usanga ijambo IQ ryanditse mu mpine ari ryo risobanura intelligence quotient. Iki ni igipimo cy'ubwenge bw'umuntu ugereranyije n'abandi binyuze mu byo bakora, mu byo batekereza, kwibuka, gukemura ibibazo, kugira ibisobanuro bifatika ku bibazo by'abandi ndetse n'ibitekerezo byagutse. IQ, intelligence quotient. Reka turebere hamwe abantu bafite IQ cyangwa se intelligence quotient iri ku rwego rwo hejuru kurusha abandi mu isi. Aba ni bamwe mu bavugwa. Albert Einstein ni umugabo w'Umudage wabayeho akaba umuhanga muri fizike cyangwa ubugenge. William James Sidis, uyu ni umwana wahozeho, ni umunyamerika wari ufite impano n'ubwenge budasanzwe, aho yatangiye gusoma ibitabo afite imyaka 2 yonyine ndetse yinjiye mu ishuri rya kaminuza rya Harvard afite imyaka 11 yonyine. Yari azi indimi nyinshi ndetse n'izindi yagendaga yihimbira. Lamarni Wilfrid, uyu ni umwana w'umunyamerika wabayeho akaba umuhanga mu bijyanye n'ubushakashatsi butandukanye. Terence Chishen Tao, uyu ni umunya-Australia akagira n'ubwenegihugu bwa Amerika, akaba umuhanga cyane mu bijyanye n'imibare. Marley Vos-Savant ni umwanditsi mukuru w'ibitabo, akaba umudamu ukomeye cyane w'umunyamerika. Kim Ung-Yeon ni umuhanga cyane w'umunyakoreya y'Epfo, nawe wamenyekanye nk'umuntu ufite IQ iri hejuru cyangwa se intelligence quotient. Yatangiye kaminuza afite imyaka 4 yonyine. Christopher Hirata ni umuyapani ndetse wamenyekanye cyane kuko yaje no kugira ubwenegihugu bw'Abanyamerika, akaba umuhanga cyane mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere ndetse n'inyenyeri. Aba bose tumaze kubabwira haruguru ni abafite IQ iri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'abandi bose ku isi. Ni urutonde runini ariko tubashiye kubabwiramo bamwe muri bo. Ngewe nditwa Uncle Bim. Iyi ni makuru kibana. Kora subscribe kugira ngo dukomezanye n'ibindi biganiro. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe, tuzibanda ku bana ndetse n'abakiri bato, tureba bagize IQ cyangwa se ubwenge buhambaye, icyo twise intelligence quotient iri hejuru kurusha abandi bose ku isi. Dukomeze kwirinda icyorezo giterwa na virusi ya Marburg, dukaraba amazi meza n'isabune, twirinda gusura abagaragaye ibyorezo ndetse n'ibindi. Murabeho, mugira amahoro y'Imana naho ubutaha.